Kamoka idana cyara Ivino Movers rikambanza mbasuhuze uri kuri channel Mbataye Motivation. Mbataye Motivation ngo mubizi ni channel isanzwe ibagezaho abana bafite impano zigiye zitandukanye kuririmba, kubyina n'ibintu byinshi na filimi zigiye kuza zisokeraho muri no minsi, ariko umunsi ntago ari byo twabazaniye. Umunsi twabazaniye umupeti wo ku muhanda, turi kugenda dushakisha impano, ariko tubona ko ari ngombwa no kubazanya umwana wo ku mihanda. Reka manza dusuhuze ni sabuni ariko ibintu biraca amafu ku muhanda ngemeze ni neza mwana ibintu biraca muri ufufu suhuriza abantu bari kutwumva kuri Mbataye Motivation. yanda basuza mu basani banje nabirenze boy no kugendera mu mvura yewe kabisa yo mu mvura mu mvura akantu k'imvura nyine no kugenda mu mvura bana kabisa bataye mu mvura za danje nizo sirenga bararamukunda gukoresha none ikurwa bigifashe imvura hamara kugendera mu mvura nyine bafashe furi nyine wana kanyoye none se nawe ukoraho ndeba gake akigaje ibyo nivyo mu cyaro leta zagufunga barakantu nyine abana bo ku mihanda murashinjwa cyane ibiyobyabwenge. Ibyo rimwe na rimwe nyine iyo ubonye nyine abasani nyine bafasha akantu nawe wumva wagafataho nabirenze, ubwo nicyo kibatera kunywa namwe bigatuma nyine ntucyarwe kukipinga deya nyine gurubu ugiye ahantu pembeni kugangika nyine kurya uri muri swingi za danje n'imvura yagwa n'imvura niyigwa ntabwo ubyumva kamaka wedura cyabyumva cyari komira Ivino Movers kuri Mbataye Motivation. Nuko dutangiranye n'umuhungu wacu bamwita banyita Pablo ya pera ritonda avuga ati muhungu wangiye kwirwa Pablo ni izina ry'agasima nyine ni Pablo noneho amazina yanjye banyita Kwizera Pacifique niho haturutse Pablo waramugana hari utuntu mba niyumvisha bavuga ngo pazo n'ubu byumva se ni utuntu nk'utwo nyine njye ntabwo banyise pazo basita Pablo ubu ngubu turi mu Gatsata home iwanyu ni hetari hano mu Gatsata hamwe nano hakurya ku Gisozi ku Gisozi bashiriye mu muhanda kenshi turi kubabona ntago ari cyane mani ntago ari cyane nyine n'ubufata sundi ni ikihe kintu gituma abana mujye ku muhanda? hari ukuntu nyine ibintu byanga gute nyine hodo ntago mu nda nyine inzara niyo yatumye ujya ku muhanda ntago ari inzara gusa aba ari utuntu twishi dutuma ujya imihanda nyine ukeneye no kumenya ubuzima bwa buri munsi mani nako nukiraza Nyanza mani ubuzima bwa neze mu muhanda nibwo umenyera ubuzima bwa buri munsi. Ugomba kwigisa nyine iyo wagiye twingi hari igihe nawe wisanga wagezeyo hari igihe usanga wagezeyo wamaze gufata furi ariko kuba mu muhanda rero mu muhanda ngiye mba numva atari byiza. none se wowe wabigenga wakwisubiriyeho muze gusubiraho muse gukora n'abariyo nabo ko bamerewe nabi nabo bashaka kuhava ahubwo bashaka kunsanga bazabusanga jya ureba bari kutureba hariya umuntu uri hariya kuri kamera umurebe ariyo nimba koko ubu ngubu suri ku muhanda ubu ngubu urumurara wo ku muhanda nuko twari turi gutambuka nyine duhura na Pablo ku hano ku muhanda twumva nyine twamuvugisha tukamugeza ku bakurikirana Mbataye Motivation. ubu ngubu ubonye umuntu ukubwira ati ngiye kuguha amafaranga uve ku muhanda ahubwo nyine akandemeramo umuntu wenda navuze ngo ntago wava umuntu yandemeye njyewe namwimira ko nyine n'ubundi wagera ahudi wiwe n'ubundi ukaba umurara n'ubundi ntago watererana abasani bo ku muhanda ntago wabatererana ngo urongera ukagaruka urumva rero ntago wahava. kandi aravuze ati wowe umuhungu wanjye uhereza amafaranga uve ku muhanda ntuzongere kuhasubira rwose ugende umere neza abyanga kireka anjye nzaguma gufata furi zanjye n'ubundi kuko furi mani biriya dusubira ibintu bituma ujya twingi nonze mani ko yiti babyita ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge wanyweye byinshi ibyo biyobyabwenge
ariko hari ukuntu bimara kugira imbata yabyo ku buryo utabasha kubireka nyine tu ukumva utareka ikiyobyabwenge ukumva utabireka mani ukomeza ukabaye ugafata ifari nta muhungu wanjye rero reka nkurabure n'inama nzima buriya ushatse wanabyihorera n'ako gake ukoraho ukakihorera birumvikana ukabyihorera edeni ugakomeza ubuzima bwawe hari ukuntu biba byaramaze kugira koronike bikakugira koronike ku buryo kubireka byanga amanya ariko buriya ntabwo birakugira koronike wamenya si wamenya oya tubwire ati wowe tubwira ati njyewe ndamutse ndaye ntakinyweye njyewe ubwo uburyo byandamutse bigeze saa sita naragafata urumva muhungu wanjye byakugeze koronike hari ukuntu bumva wahindutse mu mubiri mani iyo wumva utaragafata nyine muhungu wanjye rero akantu bita gukurura ariko wasanga aho ninywera bikeya po ntabirenze mbere si wize si wagiye ku ishuri nagiye ku ishuri wagarukiye wakonga nabaye mu wa gatatu segonderi sinumva se wari ugiye kubasuza umuhungu byaranze nyine byaje ahubwo umuntu uri gutwumva nasubiza umuhungu ku ishuri ntabwo najyayo mbonye umuntu binkorera nk'umuhungu nahita avuga ati ewana ngaho vuga nimero yagushakaho nimero yanshakaho 079 40 64 979 avuga ati umupeti bita Pablo agiye gusubira he ku ishuri asubire mu wa gatatu urumva ko wari unasoje mani hari hakirimo igihe nuko nyine ibintu biba byaraza n'ubushobozi bubura gukomeza bikanga nyine tu ngaho dusangize nyine mu ncamake ufate nk'iminota ingahe uduhere ku ntangiriro uburyo wumvishe nyine wajya mu muhanda ukava mu ishuri ukajya mu muhanda njyewe narize ntangije mu wa gatatu ndatsinda cya mbere cyanciye intege gukomeza ubushobozi bwarabuze hudu nyine bumaze gushira mbona nta bundi buryo njye nagiye ngiye gushaka gutigita ibiceri imihanda nyine tu ibirangira muriyemo n'abarara abarara nyine bahita bamfata bugwate nyine mpita nkwamana nabo tu noneho niho babuze ibiceri byo kwishura ishuri nyine ibiceri byari bibuze tu uvuga ati reka njye gusyaka nawe ndavuga ati no kurya byari danje nyine nanjye mpita njya kwirwanaho ugeze mu muhanda umunsi wa mbere ugeze mu muhanda umunsi wa mbere abarara nta kuntu babanza kukunyuzura nyine tu dusangiza uburyo noneho bakunyuzuye kugira nawe ube umurara nyine ugomba kubanza gutanga y'iseta nyine iseta noneho gucuruza bije utanga y'iseta nyine ku iseta yabo ugomba kubashyiriramo akantu nyine ese ko wari ugiye ku muhanda nta giceri cy'icumi ufite iseta byagenze bite nyine iseta nagiye guhigiraho nasanze y'abahungu nyine nabo babaswe n'imihanda nyine ayo mafaranga ni iki ayiseta ni amafaranga ni ibicwa nyine ubwo wari uyakuye nta nyine banyeretse hari kwikorera imizigo icyo gihe dukeneye maze gukorera mpita n'ubapesa urumva ko yari amakarani ubapesa nyine mpita nkwama nanjye baravuga ati jya mu bahungu none se ubundi iyo ugikomeza ukibera umukarani nyine kandi wari ubishoboye si bihari kuba fureshi mwana ubukarani nabyo ni danje nabyo ariko buriya ushobora kujya mu muhanda ukajya no kurara muri iyo borodire sibyo edeni imvura ikagutwara ko wanyweye byinshi nyine kenshi twe ntabwo turara muri borodire ni ahantu mu kizu ahantu twabonye nyine nta bantu babamo niho tuba twagangitse nyine noneho muri n'abapeti benshi turi benshi byatari imihanda irimo benshi byadanje ku magambo y'ubwenge bwira aba bantu bari kutwumva ijambo ikintu bagakwiriye gutekereza ku bana bari muri ayo maborodire cyangwa se mu muhanda ikintu bagomba kumenya nyine banabafasha muri make njyewe ahubwo nababwira nk'ababyeyi bagomba kwita ku bana babo bagakorera uburyo bwose bushoboka umwana we ntave mu ishuri kubera ko iyo avuye mu ishuri biba byarangiye hari ukuntu nyine ubuzima buhita bwanga umwana wawe ishuri ryari rimufashije yageraga no ku ishuri agafata iyo kire basa agashakisha ubwo bushobozi bwo kugira ngo agome ku ishuri wenda kurya akajya arya ku ishuri
noneho bivuze ngo iwanyu baza kubona ibyo biceri ntabwo ku muhanda tuba tukikubona. reka ntabwo mba nyiri iyi mihanda. None se tubihereza itandukaniro riba hagati y'umwana uri ku muhanda n'umwana uba iwawe? Itandukaniro ryo ririmo, ntabwo wafata akantu uri iwanyu, iwanyu ababyeyi nyine bakumerera nabi tu. Noneho bivuze ngo hano ku mihanda mwikundira akantu kaba gakenewe byatari, kaba gakenewe. ubwo wowe urumva icyiza cyaba ari ikihe? Ari ukuba ku muhanda no kwibera hudu nyine nk'uko bivuga. Icyiza se, icyiza mani aba ari ukwibera hudu, nibyo byagufasha ukajya ureba n'inshuti, umuryango wawe ubona. Hako hano mu muhanda ushobora kuzahuramo n'impanuka nyine ntibamenye n'aho warengeye. Ibintu by'igitangaza ujya ubona mu muhanda nyine bitangaje, uvamva nyine biteye ubwoba n'ibihe? Ibintu biba biteye ubwoba se, muri uyu muhanda nyine hari igihe nyine haberamo nk'umukwawo, umupolisi nyine yagufata nyine agahita gutambikana akajya kuguswiriza iyo hirya. Niko bimeze. Hari n'igihe nyine namwe iyo mumaze gufata akantu kabashyira swigi, nta mugani mukajombana, umuntu niyo afite n'icyuma birebye nabi yakigutera nyine. Abana bajya bakunda guterana ibyuma kenshi cyane. Byadanje abasani. Hano mu Gatsata niho wabaye marine honyine? Mu Gatsata niho nisanze nyine, niho hari abahungu twahuje fresh. Mwahise mumanuka. Wigaga kuri GS yahiye? Njye nigaga kuri GS Gihogwe Catholique. Hano haruguru? Hano ruguru. Igihugu? Mungu wacu. Noneho wari na hafi noneho. Nose abanyeshuri bungubu mwiganaga kuba ko barakiga, nta gihe kinini kirashiramo? Nta gihe kinini kiracamo. Iyo bakuzizo bigenda bite? Nyine bambatera pisi nkababwira ati njye byaranze nyine tu. Niravuga ati mwe mukibabashije mugifite ubwo bushobozi mukomeza amashuri yanyu nabirenze. Nose iyo muhuye n'umunyeshuri akabona ukuntu nyine ajya no kugira kugendera mu mazi, kugendera mu mvura mane, abayimvura fu. Abayumva akubwiye ati njyewe reka nanjye nza kuba ko uri umurara umenyereye imihanda, reka nzaze tuzajye dukurana nyine natwe ibereye ngo mu mihanda mve mu ishuri, nta kintu wabuzi wabo wamugiriye inama? Namugira inama yo kubireka akagumana n'ababyeyi mani. Ako urumva ko namwe nubwo muba mwibereye imihanda nta kintu kiza mubona rwose. aba ari ibintu byo kwica birenze, noneho birenze mani. Turi kwisanga igihe noneho basenyaga hariya ku Gisozi, barasenya nyine niba ari banyasimbizi, ariko nyine basenya. Twisanze abana benshi bari mu mihanda mani. Benshi turi kumwe nibo niho bavuye. Usanga n'ababyeyi babo bamwe na bamwe nabo basigaye bibera imihanda kubera ko ntaho gutura bafite mani. Bivuze ngo ibintu byo gusenya, ubundi aba bantu bari gusenya cyangwa se bari kuza bagasenya abantu, ariko yego hari ahantu mbona hari mu manegeka, hari naho mbona hatari mu manegeka. Wababwira iki bundi cy'ubwenge abantu bari gusenya basenya ibyo abandi bubatse? Niba babona ari mu manegeka, bashobora kuba babakura ahantu hamwe bakabajyana ahandi, ayo manegeka wenda bakayasenya, ariko batabaturungije ngo babajyane imihanda, nabo bituma nyine burara bwiyongera birenze mani. Ubwo bareke basenye bagabanye rwose. Wenda bashobora kubakura hano, niba hano hakurya ku Gisozi bahasenye, ukavuga ati babajyanye nk'ahantu mu nzu z'imidugudu za leta hateganyijwe guturwa, nyine bakaba ariho babajyana aho mu miturire, bakabarebera n'ikiryo. Buri wese naribi niyo wabona aho gutura wakwirwanaho ukabona icyo ushyira mu nda nyine tu. Ubwo bamara kubasenyera muhita muvuga ati uzi n'ibindi, ishuri ndariretse. Ariko wowe wagiyeho mbere yuko basenya? Nagiye babisoje n'ubundi byo gusenya bari babirangije. Hudu nyine ibiceri bibuze utuvuga ati uzi n'ibindi reka nigire. Bita mvuga ati n'ubundi nta bundi buzima bundi, ko buri wese acize nyine tu. Tufata akazina ka Pablo, avuga ati ngenge kwitwa Pablo. Papa na mama baracyabafite bose? Baracyahari bose. Ntabwo bajya bagira agahinda bakunda? Ntabwo ngiye turahura kuva nava Hudu nyine tu. Ntabwo bazi n'ahantu uba? Ntabwo bigeze babimenya, nge mba nkataka 5 henshi.
nubwo nisanze ku gasima ko mu Gatsata nabwo gose turahatemberera n'abasani tukagerayo tukazamu ahantu hose turahatembera. ubu ngubu mbona muri zone ni ibibazo cyane rwose ntibapfa kumfatisha. Barumuna banjye ndabafite mani, ndabafite nabo baba bari kumwe n'ababyeyi nyine, nanjye sinzi ahantu basigaye batuye ubu ngubu tu, ariko icyo nzi ko ntabwo barenze muri Gisozi. noneho nta n'amakuru yabo ugira cyangwa nkubwiye ko nyafite nabo nkubeshye mani, nabo nkubeshye. ubu ngubu urateganya kuva mu muhanda bigenze bite cyangwa uzigumira aho biri umurara? nanjye sinzi ikizatuma mva mu muhanda mani, sinzi, mba numva biri kure cyane mani. gira ikintu usaba abanyarwanda muri rusange kugira ngo uve ku muhanda cyangwa se n'undi mwana umufashe ku muhanda. Abanyarwanda ikintu nabasaba, wenda njye babunye uwansubiza mu ishuri nkakomeza nkiga nta byaba birenze, njye nahita nkomeza njye nkiga nta birenze. Kama kayita cya live ino nk'uko mwabyumvise kuri Mbatsemo TV show. Umuhungu yabahaye nimero ze, umva ikiganiro mpaka ugishoje, hanyuma ube wagira icyo umufasha. Simukadi bari kurinde n'ubundi baruye ku mazina yanjye Pacifique, Patrick, inde Pacifique. okay. Nuko rero ufite phone se? Phone uri mu calling yakubona. Ikintu kimwe ku bayobozi b'u Rwanda ku bana bari mu muhanda, bagomba gukora uburyo abana bakava mu mihanda, bakamenya icyatumye bajya mu mihanda, bakabashakira imiryango yabo, bakabatuza, bakareka guma kubasenyera mani. Iyo babasenye batuma noneho biyongera mu mihanda, abana bakaba benshi. Ikintu kimwe ushimira abantu bakurikirana Mbatsemo TV show, bashimira? Njye ndabashimira cyane abantu bakurikira Mbatsemo TV show. Nayo idukorera ubuvugizi hari abava mu mihanda bitewe na Mbatsemo TV show. Kabisa kama kaida ndacyari live no Movas kuri Mbatsemo TV show, kandi subscribe, share, comment, tukomeze tukugezeho ibintu byiza kandi by'ubwenge. Thank you.